arebere kure urambwira uko habona urambwira uko habona arebere kure aho hataba gutongana yamwita gasozi keza kumugisha. uri umuyobozi none muri entertainment y'akarere ka Gicumbi? Nyine tugiye mu by'akarere nyirizina nubwo nakunda kubijyamo cyane, mpagarariye abahanzi baririmba nyine tu baririmba. Hola my people out there, this is your boy Puzzle Design, the young presenter in the country. You need TV new bazani Musta, the Power TV show. Puzzle Design, the young presenter in the country. How about muri East Africa one? The young presenter in East Africa. Yeah. So bazani Musta, bimeze gute? Fresh man. Ni neza man. Nyogosho yitwa ngo iki? Nazi nigi. Akazi karananiye. Akazi karakwera. Yo, bamwita Besto. Ubikwaye? Ni fresh tu. Beze neza bro. Kabisa. Ni cool. Cyane. Made in Rwanda ka. Made in Rwanda cyangwa made in Gicumbi? Ni made in Gicumbi. Kabisa. Ibyo hose ni mu Rwanda. Bwira n'umudozi. Ntabwo mwibuka. Ntabwo ugira umudozi umwe se? Ngira umwe ariko ntabwo nzi izina rye. Ariko ndebye nimero namumenye. Ujya ugenda gusa wahagera. Ndeba muri phone ngareba nimero ye. Ndayizi. Ntabwo uzi umuryango akorera. Wabugoye gacinze. Besto ni fresh. Ni fresh kabisa wale. Umuhanzi. Ako Besto ibintu ukora ko ari byinshi. Ari ibintu byinshi. Umuhanzi. R&B. Yego kabisa. Hip hop ntabwo ugerageza? Yaranze. Kaba umukamezi wakamejeje. Influence amwimakazi. Urumva nazi yari. Ibindi bivuge. I'm a movie director, movie writer, songwriter, film editor. Man, ko numva ari byinshi. Kaba umusizi. Ngo ndi umusizi harayi. Poetry nuko nyikunda nyine tu. Ndayikunda, nkunda no kuyumva no kuyikurikirana. No kuzandika ariko kuyikora ni gake kabisa. Ni gake cyane, ni gake. Ndetse nyine yo habaye nka event runaka bikaba ngombwa ko tujyayo. Ibintu bibandamo cyane ni bihe? Mari ibintu ngera mbyimbanamo bitewe n'umwaka turimo. Buri mwaka ni yasharje nkavuga ati uyu mwaka ngiye kwibanda kuri iki kintu ndebe koko ntagishobora. Uyu mwaka rero uri mu bihe? Umwaka wa 2021 turi muri cinema, film. Muri film? Ya kabisa niho nibereye. Ukina film cyangwa uri umwanditsi kwa Ndebe? Ntago nyina. Uvango je nandika film nkanaza directing. Dufite n'indi team dukorana nyine ifata amashusho n'iki. No kushusha ariko naho urebaho hose. Gufata amashusho. Shaka influence amwimakazi. Kwishusho ntago wa directing amani ngo nafata amashusho rimwe. Cyetse wabuze undi muntu ubikora. Nanone ariko biterwa na project muri gukora. Kabisa. Dani manager. Urani manager? Kwa hiyo ngazi kwa yikaje? Manager. Rumba biterwa nyine. Niba project muri gukora yoroshye uri kubona wakamera ukana directinga biba ari sawa urabikora tu. Abari igihe uri gukora big project ku buryo ukenera director, ugakenera DOP, ugakenera soundman, byose nyine tu. Executive producer byose iyo umukeneye rero hari igihe project bari big mugakenera abo bose. Naho yari project ntoya like a small comedy, short movies, cyangwa byoroshye urabikora tu. Ni amafilm angamaze ku directing. Mani dufite film ebyiri ziri mu bubiko. Film nya film ariko pana tuno dukomedi twirirwa duha abantu. Filme ziri mu bubiko. Filme ya mbere iri based kuri filme za Halloween. Iri mu bubiko muri studio. Filme za Halloween. Indi filme ni filme ishingiye ku bintu by'ubutasi tu. Ebyiri. Yeah. Ubutasi?
it's a project biracyari muri project iri mu bubiko bitubisohora abantu bazabibona none nk'ibikorwa wakozeho bigasohoka bikamamara ni nk'ibi byamamaye ntabyo ntabyo ndabona cyamamaye agetse rero hari icyuzi nta na comedy turazikora rwego comedy reality videos comedy turazikora day by day zirazo gutukana izo gutukana bazita reality videos ni video nyine zo mu buzima busanzwe Ramuniga rero muna wowe wasanga atajya tukana muyo mucyokoze mu ruganira bisanzwe ni umwana mwiza ariko yari acting kuri kamera nyine aragutuka kuri kamera ni mubi cyane nabonye ari kwigana noneho mi people yataba umunyamakuru iki yari kubacyo ikintu kimubereye ko yari kubacyo ngo yari kuba umushumba uko yavuze sibona byamubera we Besto yago inka ziri gushoka akazibwira ya magambo yaguzarebe kuri IG babishyizeho yawe ati ibintu byambera koko wewe nk'ubu waramubajije akubwira ko waberwa n'iki ngewe udakora ibyo usanzwe ukora ntacyo yambwiye ahubwo nzabimubaza yibanze kuba fema nzabimubaza ahubwo unyunguye agatekerezo nzamubaza ati ubu ngubu yo naba umudirector cyangwa umufotozi ndari kubiki atabwira ngo nari kubiki ako Besto wambaye neza me thank you bro isaha igaragaye nk'ihenze ingisi bayita ice watch yaguza ngaye yavuge 40 wayi ibihumbi 40 ku saha uraheba kabisa bibaho tu uraheba ko ntabwo guheba nyine ukunze ikintu urakigura ariko urabona agasiga mu soko nagakunze ahubwo naranakabona ariko utarayibona izi saha nyine narazibonye mbona ni fresh ndavuga ati nzakagura so birangira nkaguze nyine tu kabisa uko biba byifashe Besto the power TV show hari izina ryamamaye ku cyo twitara mu rugo ngo Bless the Hill ni izina rikomeye man ririya zina ndakeka umuri mu bantu barizanye ririya zina ubundi actual ahantu ryavuye kuri iriya filime nyine tu yitwa Bless the Hill ariko kugira ryamamare cyane ni iriya ndirimbo nakoranye n'uriya mupeti bita Denko n'ubundi yitwa Gasozi kumugisha nyine the same na film iriya ndirimbo abantu bayakiriye neza baranayikunda then n'izina barimenya gutyo nyine birakomeza tu hari n'ibisigo nabonye mwimwe mwakoze ndashaka udusigire nk'igisigo kimwe mu byo wakoze sinjyanye muri poetry ibibazo turajyayo ibisigo nakoze hari kimwe yakoranye na Masisi n'undi musista kiri hanze cyitwa intimba ngendana ndumva ari nayo yasohotse izindi ni poetry dukora tukaziperforminga bikarangira nizo nshaka rero ubite kamwe mu byo wakoze nzaka kubutaman oya kose mutayamwibagirwa icyo mbazi mani rero poetry kuyisiga poetry ntabwo I'm not good at it I'm not good in poetry kuko okay ubwo twinye poetry ubwo uraturimbira ku gasozi kumugisha razana Denko na no urarimbamo imirongo yawe chorus aga chorus ya nari let's go harebere kure urambwira uko habona harebere kure aho hataba gutongana yamwita Gasozi keza kumugisha niho namenyeye intego y'ubuzima iyo ndirimbo man si ukuvuga nyine narayikoze nanayiririmba agisobanuye something man ndirimbo kubera kimwe so something behind ndirimbo mwatekereje kubera niye mpamvu mwatekereje kuyandika ndirimbo tujya kuyikora yari soundtrack ya film iyo film mwakoze iriya film nyine yitwa Gihembe the Blessed Hill
yari soundtrack nyine noneho batubwira ngo dukore indirimbo y'urukundo ubundi iriya filime agomba kujyamo indirimbo y'urukundo kuko filime story ishingiye ku mukobwa uba hariya mu nkambi witwa Biju aba afite kujya kundana n'abahungu noneho abahungu bose bakajya USA noneho yarabaye tired of love everyone I found in love with he does niyo film ishingiye nyine tu rero soundtrack agombaga kuba y'urukundo birangira rero tuvuze ati kuki tudakora something different tukaririmba noneho ku gihembe nyine tu Biju se ibyo bintu byamubayeho kuko uwo Biju ngiye oya ni film nayizi nyine ngo byamubayeho akundana n'umuntu amucomo agakundana n'undi agenda nah it's just a movie stuff urumva rero birangira twanditse iriya ndirimbo turavuga ati aba director kuko twe ntabwo twari turi muri team ya directing turavuga ati reka dukora indirimbo imeze gutya nyine nimuyishima it's fine baravuga nta kibazo batwereza beat turandika tubohereza lyrics bumva ni sawa bahita batubwira kujya kuyirecording ni gutyo byagenze nyine Besto uri mu bantu bubatse umuziki cyane cyane mu kugasozi kumugisha kugasozi ndabeshya ntabwo navuga ko ari njye wawubatse cyane uri mu bantu nyine ariko amen kabisa kuko nyuma y'iriya generation ya ba G7 ndumva ari generation yacu yisikurikira kandi I was in the main cyuvuze nicyo uzi kureba kure ndabizi rega nabaga ndi behind naye nyine mbareba mukinnye umuhungu koko nabaga ndi behind mbareba si ibyo gusa ariko ubu ngubu ndakeka uri n'umuntu uri mu bahanzi bafite icyo bavuze mu kano karere ka Gicumbi mu karere kose ka Gicumbi nabyo nibyo ntabwo nabihakana kuko we used to create twakoze ihuriro nyine ry'abahanzi kandi I was mu bayobozi bari barimo n'uburi gihari dufite project twagiye dukora nyinshi nyine tuzirimo urebye nabyo nibyo uri umuyobozi noneho muri entertainment y'akarere ka Gicumbi nyine tugiye mu by'akarere nyirizina nubwo nakunda kubijyamo cyane mpagarariye abahanzi baririmba nyine baririmba ihuriro ry'ubuhanzi burimo byinshi bivuze rero ko umuziki wo mu ntara urawuzi cyane kabisa ikibazo nkunda kwibaza kubera ko abahanzi bo mu murwa ari bo bafata igihugu kuko abanyentara ntagiye niyo bibaye biba agaye gatoya gatusanga umuhanzi ayisazi ni ukuvuga ngo umurwa i Kigali nyine niho hubatse imizi ya entertainment yose yo mu Rwanda niho station z'amaradio ziri niho ama TV station yose ari so urumva rero ni nayo mpamvu abahanzi baho aribo ba trendinga cyane kurusha mu zindi ntara so byumva neza ndabyumva nase nikiye kintu nikiye gisubizo cy'icyo kintu kugira n'abanyentara byibuze uzari wenda ngo wenda tugiye kwigeranya n'igihugu gikomeye cyane cyo mu muziki nka USA umuntu abayibera muri state ye ariko agafata igihugu bitamusabye ngo azajya hehe ngo ajye wapi akagifatira muri state ye akajya agenda ahura n'abandi akagaruka ate n'ahandi kuri state ni ukuvuga ngo nyine biriya bihugu byaradutanze mari byadutanze akazi hano turacyari muri under development ahubwo ntabwo turi muri development so urumva rero imyumvire abanyarwanda bagifite itandukanye n'abo muri kiriya gihugu nimba like kangoye nk'urugero nimba nteze nka Kigali ndakoreraho indirimbo sibyo nkayitanga mu ma radio station wenda tuvuga ati nyaye wenda umunyamakuru ku ma radio station 4 cyangwa 5 abanyarwanda bacyafite ya myumvire ko nimba umuhanzi asize indirimbo agaruka inyuma akayikorera radio focus akajya guhamagara ati kutanyina ibintu nk'ibyo akagusura akagurira agacupa ugira umukine ni ibintu nyine biri bizarre biri worse biracyari worse kabisa so urumva rero hariyaho bafite platform zubatse zirenze n'10 ushyiraho indirimbo yawe yakundwa n'abaturage ikizamura ubwayo kabisa ntabwo bivuga ngo ari wowe uyikurikirana n'iki uragenda ugakora indirimbo muri studio nziza nabyo n'ubu bitindeho it's fine ugashyira indirimbo yawe kuri izo platform zabo hari n'izo tutazi hari za iTunes Spotify n'ama platform menshi hari igihe ishyizeho rero igakundwa n'abantu ikarebwa cyane kabisa iyo ngiyo n'ama TV station ya danje ayikura akayikina
ni gutyo biba bimeze nyine ni system nicyo cyiza cyara mu Rwanda aracyari cya kibazo nyine cyo kuvuga ngo nimba umuntu umupeta ari mu underground ntaho bamuzi ntacyo bituma rero kumukira niyo yakumva n'indirimbo yawe wenda nko kuri station y'ahanga muri kano karere wari i Kigali akaba atajya no kuri YouTube ngo downloading basi ngo wenda nakurebe. Ariko hari ikintu nkondera mu Rwanda kimwe baraharara bakunda byacitse kuko hari igihe umuntu aza agakora akantu kamwe tubiri bro hariyo turi miliyoni zingahe mu Rwanda hafi ya bose menya bakureba baraharara nyine tu bataretse ibintu nyine byo guharara cyane umuntu bakareba talent. Dufite talent mu Rwanda zikomeye ariko zaheze ahantu ziri kabisa. Roma ni ikibazo cya environment turimo mu baturage. Besto nkunda guhura n'abahanzi muri kano karere nyine abenshi cyane ko nawe noneho nagize amahirwe yo guhura nawe uri no mumwe mu bayobozi. Ni iki noneho twakora wenda nk'akarere kacu nk'abahanzi mu karere kacu kugira boosting basi wenda turebe wenda ko twafata n'intara yacu tukayobora. Niki ubona cyakorwa wenda mari yari ikintu njyanekereza igihe shitani zananira nkagikora. Tuvuge wenda niba uri umuhanzi sibyo ufite talent of course uri talented wandika indirimbo lyrics nziza jya muri studio nzima nyine iri bugukore indirimbo iri competitive n'abo b'i Kigali. Numara gukora produit yawe nziza uyicanye uri kuvuga ati this is my project is good bro ndakubwiza ukuri nta hantu wikwibanda hano ibyumba nyine tu it's fine. Egera bano ba presenter tuzi mu gihugu wowe noneho begera babwira ati this is my project urayumva ati presenter akubwira ati it's good so can you help me akubwira ati yes I can uwo nguwo umuve wagera ku wundi. Numara kubaka ikintu muri abo presenters b'i Kigali bari kugukina ahantu hose abanyabyumba bo uzaba bafite of course kuruta uko wakwibanda locally. Urumva nyine kugira twiza tuzamuke tujye kuzamukira kuri bariya dukore project nziza sibyo hari Gicumbi na studio iri kuri standard dufite cyangwa zizaza n'iziri kubakwa cyane ariyo ijyayo ukore project nziza iguhenda it's fine ariko yicaranye uvuga ati mfite indirimbo nziza kabisa nawe uri proud yayo nurangiza uyihereze bari abaniga babwira ati twimari ari abapeti benshi nyine ababifitiye indirimbo bazihereza bari abaniga bakumva ni nziza bakayipromotinga man nta kindi kiguzi nta n'iki. Ibyo nibivaho nyine hariya bari aba presenters n'ubundi abanyabyumba benshi bakurikirana bari aba presenters kuruta uko bagukurikirana hano nibatangira kubibona bakavuga ati like wenda Besto yakoze indirimbo wenda like televiziyo runakiri kumukina bumve ni igitangaza akoze indirimbo station runaka iri kumukina ibyo se nibyo noneho abo ngabo uzaba uri kubafata boro boro ni cyagiye uzagera n'inaha murakubwira ati nakubonye kuri TV runaka bro it's fine courage aba environment kumenye n'ejo bundi nutegura event yani byumba avuga ati ni wa wundi baze kukureba nyine ibintu nk'ibyo nyine ubwo impamvu yawe inabitera bwo na financial ya financial na hako abafite bafite amafaranga man ntabwo bayatanga ako mugani gute umuntu aba yambaye ibihumbi senkari ku munsi umwe aje kambara ibindi senkari nyine ni kwa kundi bataba bumva agaciro k'impano yi ntaga agaciro habihereza agaciro ariko man hari abatipe bakoze barihirinze bakora indirimbo kwa element ako nyine baba state nagara banga urabazi bari abatipe hari ukuntu batagize bari abaniga turavugana cyane bari abahubwo mu bitege nyine tu bari muri deal bayirimo fresh uko mbumva nibakomeza kuriya nyine bari muri deal barimo fresh bari abazabyara ikintu kizima nyine tu cyane kabisa natwe tubiteze ibintu bya daje ase ukareba none indirimbo bayikoze neza bakoze ishusho rya fresh bakoze audio ya fresh ahantu hahenze noneho kumuproduce ugezweho unakora cyane element aho gasanga nyine ntago yageze ku rwego rwiza nyine ubona byaratewe n'iki cyangwa se biterwa n'iki ko abahanzi bacu aribo nyine batarebwa biterwa n'ibintu bibiri icya mbere ni first project ntabwo wagitindaho
iyo ukoze first project ya mbere igakundwa akenshi abantu babyita amahirwe kuko hari abantu benshi baba barakoze project nziza nyinshi bagahasobinga bagakundwa nyuma. So icyambere rero nuko ari first project. Ikindi byaterwa na platform bayishyizeho nyine tu. Nimba bara-uploadinze kuri YouTube ntabwo ariyo main platform yonyine y'umuziki mu Rwanda cyangwa no hanze. So bashobora kuyishyira ku platform menshi, ama TV station, ari ama platform yandi atari YouTube, arahari menshi bakayishyirayo tu gusa. Noneho utayibonye kuri YouTube wenda arayireba kuri TV runaka, utayibonye kuri TV runaka arayumva ahandi hantu. Ni ku kintu kigenda kiboostinga buhoro buhoro tu. Ndumva nyari nkizo ufite nk'impano wenda afite n'uburyo yagiye wenda yanabizamura nk'umuntu ufite mu experience gira nk'ina mubwira nk'umpeti wenda waburi kutureba. Ufite talent imeze neza. Hari ibintu bibiri biba bitandukanye mwana. Igihe ufite talent uyiyumvamo ariko itari competitive kuzabandi. Wowe uyiyumvamo gusa ariko uteze ku rwego rwo gukomeza. Rwanda ndi umuraperi nzi kurapa ariko nzi kurapa mu buryo bwanjye. Umukompesa n'undi mustari runaka ntago ari competitive nawe, sibyo? Niba wumva ufite talent waba na competitive ku bandi. Ukavuga ati ngiye kabisa ndizeye ukize stage hano wenda na umustari runaka byibuze kimwe cya gatatu nawe ndimo neza. Ikindi kintu wakora umaze kwizera gutyo ufite iyo confidence, kora project nzima nyine nawakira atashoye maye. Jya muri studio nzima ukore project nziza, niba ari niyo video ubwira abavandimwe ushaka amafaranga uyikore nziza, sibyo? Ubundi urangiza uyihereza aba promoters ubwira ati bro ushaka contact ya runaka uramuzi ni umupromoter arazwi mu gihugu akora kuri TV runaka arazwi, umama ngamubwira ati bro ndi umuhanzi ufite indirimbo mbabarira yumva, uyimuhereza yumva, niyumva ari nziza nawe azayikina ku giti cye nyine tu. Please kinwa kenshi please abantu bakumenya, please abantu bakumenya, please ubona pepa nahiti kaza birajyana nyine tu. Yamwe Besto turi gusoza noneho ari umuntu ashaka kureba ibikorwa byawe yabisanga he? Ubu ngubu ufite channel imwe ya YouTube ayitangwa na studio nyine, ubu ngubu bisigaye yitwa Arrow Studios. Arrow Studio ariko hano kuri studio yitwa Arrow kuri studio nayo yitwa Arrow Studio. Iyo Z nyine twongeyeho ni uko ikora ibintu byinshi, ikora amafoto, ikora amavideo, ikora ama live streaming, ikora ibintu byinshi. So ni Arrow Studios, hariyo udu project kudu comedy, izindi project ziriyo, ama reality videos. Noneho project zigiye kujya mu gihe kiri imbere. Ziteye ubwo bro, ni byinshi nyine tu. Mbese abantu babitege batwitege babyitege nyine tu, kuko manjye sinzi ukuntu ntekereza ko iyo wakoze ikintu cyiza tuvuge wenda nimba uteguye project ukayikora neza mani nawe ba proud yabyo kabisa, ukavuga atanga narakoze, niyo utaboostinga ngibe gute n'uko ubishaka ahubwo yari nziza uricara ukavuga ati narakoze kabisa. Gira ikintu no ubwira abadukurikiye muri rusange turi gusoza. Abakurikiye The Power TV show ndabizi harimo benshi tuziranye nyine tu, benshi cyane kabisa. Icyambere ndabaha peace, mbifuriza amahoro y'Imana nyine ntago byabura. Ikindi bakomeze babarebe kabisa, nanjye ndi mu bantu babareba. Ikiganiro ejo bundi cyane nta mufilozofe Big Jim mpagarariye kaza hano tukiganirira. Urumva wamubasha se? Bro nyine urumva wowe wamuhereza ukuri ku buryo umuvana muri ya myizerere Elias cyangwa wizera kuri mushyigikiye nawe uramushyigikiye yajenga narakirebye ndi home nyine nka nijoro dona byucyaro kuri studio ati mumvi umuniga baramwumva aravuga ati nguyu umenya yarasaze nshaka kuzamuzana hano tukiganirira rero. So bakomeza barebe ibiboro ama interview yanyu, babahereza izo views ziba zikenewe, nyine babashyigikire tu kuko namwe mudushyigikira. Yo, ni Power TV show, kora subscribe. Peace and love.